naho rero kuba narabuze ni naragiye Kw'ikosi. Arari Kw'ikosi. Ntago mubibona. Urabona ko naje. Waje wambaye kabisa. Nari naragiye igabiro. Ubu niho mvuye. Ni igabiro. Yego. Uri muri bato ya kangahe? Ako ka video uri Kw'ikosi reka ntera abana amatsiko karaza kuba kari ku mpera y'ikiganiro kirangira. Yes, ugomba kugashyiraho. Hari n'ifoto kubera ikosi mvuyeho. Ndashaka kubwira abantu ngo ntazagire umuntu wongera gutinya Satani. Hari ikintu gerutse kumbaho, byari ikintu gikomeye, nabonaga ari nka finale. Hari ahantu ugera ugatangira gutekereza ibyaha wakoze kugira ngo wenda ubyihane cyangwa ubyitature. Hari umuntu naba narahemukiye, hari umuntu naba naragiriye nabi kuko ubona ko birangiye ugiye gupfa. No kuvuga ngo aho hantu niho naringeze. Warugeze ahantu ubona ko ugiye gupfa. Ko ngiye gupfa. Satani akora inama aravuga ati mama Charlene ngomba kumwica kuko nanjye yaranyiciye. Rero bapanga kunyica. Bapanze kunyica baravuga ati batuye umugore Imana inyongerera imyaka yo kubaho, indinda urupfu rubi rwo kwicwa n'abantu bantwikiye mu nzu no gupfa ntwikiwe mu nzu. Ngiye kukubwira uwo nasabira. Wowe wagize ute? Uwo nasabirana. Kamumbwira. Tugiye kubeshya imbere y'Imana kuko ibi bintu tuvuga tuzabibazwa. Umuntu usabira nabi ni umuntu. Uwo muntu musengera gute? Uwo muntu mbwira Imana ngo izamwice kandi ntijye mwica. Ubwo se mbeke ave havi ndaguha ka video ureba umuriro yaranshyizemo agiye gutwika inzu yose. Ubona ahantu inzu ishya ari uburozi yaragiye kubugura. Kandi n'ubu mba ngenda abankubitisha inkuba zo kumanywa, abo yohereza imbaraga z'impanuka, ibyo ubu ngenda mbisimbuka. Bahaye ikaze abari mu gihugu cy'u Rwanda, bari hirya no hino ku isi, abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Mwese reka dutangire tubaha ikaze. Tubaha ikaze mutumishi. Murakoze cyane. Yegereze mikoro. Uziko nanayibagiwe. Cyo ni ikigaragaza nyine ko nayibagiwe. Reba ngo. Munyihanganire pe. Uratubwira ahantu maze iminsi nyine ni ikigaragara ko ibi bintu utari ubiherutsemo. Ni nayo mpamvu n'abakunze bagukumbuye bazagasema mama Charlene yagiye hehe. Turabona rero ibintu byarahindutse cyane. Uyu munsi uje wambaye gisoda, umupira wanditse wa mama Charlene TV, twari tumenye mama Charlene official. Ni ikigaragara ko abadukurikiye hari ibintu byinshi babikiwe. Yego. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro n'ubundi aho wari uri hose turabizi kuri umukozi w'Imana, gusenga ntujya utana nabyo, turagira ngo banze usenga Imana tuze twinjira mu kiganiro. Turagushimye mwami Imana yacu nziza, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, wabanye nanjye n'umuryango wanjye ndetse ubana n'abakunzi ba mama Charlene official. Watugiriye neza, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya rero twongeye kuza imbere yawe tuje gukora umurimo wawe. Hari ngewe ugiye kunyuramo kugira ngo abantu bayo bagubwe neza, hakaba n'abakurikiranye ibiganiro bibahembura. Ndakwinginze kugira ngo udushyigikire, abantu bunguke kandi baguke, ukorere muri nge kandi uvugire muri ngewe kugira ngo ngirire abantu benshi umumaro. Udushyigikire rero mu buryo bwose kuko niwe dufite icyizeye. Naje mu izina ryawe kandi naje ndakanwa kawe kugira ngo urangururire muri ngewe, umpa amagambo y'ubwenge kandi ahembura ndetse agirira abana bawe umumaro. Ndagushimye ko tubana kandi ndagushimye ko unshyigikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ko twari tumaze iminsi tutakubona, uyu munsi ukabuje wambaye gisoda, na amahoro bimeze bite? Watangira ubwira abakunzi bahantu wari umaze iminsi uri. Icyambere nuko mbanje kubahobera. Ako hashize igihe. Hashize igihe kinini cyane. Ariko buriya ntago nabasize nk'imfubyi nyamara. Wasigiye umufasha.
reka nkubwire Cyprien kugira ngo kuko hari igihe babivuga ukagira ngo nibyo Charlene yaragiye yaradusize umva inzara iratwishe njya kugenda nakoze ikintu bita stock nakoze stock nkora ibiganiro iby'urubyiruko iby'abubatse ntanga ibiganiro byinshi cyane ndavuga ntoko biri kose ibi ngibi bazajya kumara kubireba nanjye naragarutse ubwo rero ntibavuge ngo nabicishije inzara cyeka nimba bataramenye aho ibiryo biri yego naho rero kuba narabuze naragiye Kw'ikosi arori Kw'ikosi ntago mubibona urabona ko naje waje wambaye kabisa nari naragiye igabiro ubu niho mvuye ni gabiro yego arori muri bato ya kangahe oya iyo umuntu agiye koya ahubwo batayo ntago nari nyirimo ahubwo niyo sanzwe mbarizwa kuko n'ubundi ntiwavuyemo yewe undi sanzwe mbarizwa muri batayo ya 55 bataliyani musikoyi urahazi se reka gise ko ndo musivire Cyprien amenye ibi yego ubwo rero mvuye Kw'ikosi reka dusuhuza abasirikare mwari muri kumwe muri iyo bataliyani ntabwo twari tuyiri kumwe turi kumwe dusanzwe tuyirimo kuko iyo umusirikare agiye Kw'ikosi n'undi abafite batayo yabarizwaga aranyihangana rega n'imvugo za gisivire kuvugana n'abasivire babigoye ariko namwe muri beza ubwo rero nuko niho nari naragiye wenda iyo mvuze ikosi bene wacu barabimenya ego basirikare bene wanyu abasirikare bo muri Kristo bene wacu ariko nabariya hari akavideo uri bubashyirireho yego uri Kw'ikosi ndi Kw'ikosi niho bazamenya yuko ntari kubabeshya ubwo rero naho nari naragiye Kw'ikosi ndashaka kubwira abantu ko ijambo ryose umuntu aza kuvuga hano kuri kamera cyangwa ibikorwa byose umuntu agomba kuza kuhakora mu izina ry'Uwiteka agomba kuba bifitiye gihamya ntago hano ari ukuza gupfa kuvuga kuko ibintu tuvugira hano ibintu byose abantu bavugira hano ntago bizarangirira hari igihe abantu bazababwira ati nimusubiremo ibyo mwavuze iyo uvuye Kw'ikosi rero uba ufite amagambo ugomba kuvuga ku buryo na Fande Jesus uba akureba akavuga ati sawa ako ka video uri Kw'ikosi reka ntera abantu amatsiko karaza kuba kari ku mpera y'ikiganiro kirangira ugomba kugashyiraho hari n'ifoto usibye ko ntazayigaragaza neza ntago byemewe ko abasivire cyo kora ari umusirikare mugenzi wanjye nayimwereka ariko hari amafoto tuba tutemerewe gutanga nyine ifoto nzabashyiraho agafoto ariko ngahishe yego wenda reka ibyo duse nk'ababisimbutse gatoya iyo umuntu ari Kw'ikosi ahura n'ibintu byinshi bitandukanye ntekereza ko Kw'ikosi iyo mbyumva numva babisobanura mba numva ari ibintu bitoroshye mba numva bikomeye kandi umuntu avayo yarabaye undi muntu avayo ari ku rundi rwego yaba imyumvire yaba imitekerereze ndetse no mu buryo bw'umubiri abakomeye ariko ubwo wowe ni mu buryo bw'umwuka hanyuma twari tumenyeye mama Charlene official sa nk'uwikuraho mikoro gatoya abantu barebe noneho yaje ari mama Charlene TV na logo nziza cyane mutari mumenyereye ndagira ngo ubwire abakunzi bawe rero noneho uyu munsi kuje wambaye gisirikare wambaye logo nshya hari mama Charlene official hari mama Charlene TV bimeze bite wenda n'ibya mbere ntacyo byari bitwaye ariko iki ni icyerekana yuko nyine nzanya andi matwara hari ahandi hantu mvuye ibintu byose rero bigomba guhinduka ari inyigisho ntabwo nzazihindura kuko ahubwo wenda zizarushaho ibyo navugaga nzarushaho kubivuga kandi umugambi wanjye ndawukomeje wo kubaho ku nyungu z'abandi habayeho mu nyungu zanjye naho nabizira kuko umusirikare ntago abaho mu nyungu ze cyangwa za bene wabo n'umuryango we gusa ahubwo abaho mu nyungu za rubanda yego
ndagira ngo wenda urumva uje mu isura nshya tubivuga uko nguko kandi uje utakiri uje uri umusirikare hari wongereye amapeti kuko na mbere hose wari umusirikare bigano wagiye ukora nanjye kuvanguje utakiri umusivile kuko aho uri umusoda ntago geze uwo umusivile bimwe mu bintu bidasanzwe noneho uzaniye abakunzi bawe nibi okay wenda ntago navuga ngo ni ibidasanzwe ahubwo navuga ngo nukurushaho kubivuga nukurushaho kubikora nukurushaho kubyamamaza nukurushaho no kubishyira mu bikorwa ariko hari ibintu byinshi noneho mbona kubera ikosi mvuyeho ndashaka kubwira abantu ngo ntazagire umuntu wongera gutinya Satani nukuri pe ushatse kuvuga ko shatse kubwira abantu ko abantu batinya Satani ku rwego batangiye gusinya amakontara nawe abantu batinya Satani ku rwego abantu bari kumwubararira ibikorwa bye bari barazibukiriye bongeye kubisubiramo ariko aho narindi ku ikosi ndashaka kubabwira ngo nararebye nditegereza sanga shitani aratontoma ariko nta mbaraga afite arazunguza umurizo avugira ku kiziriko kuko akora ibintu ukavuga uti umugabo none ndamukira ariko wajya kureba finale ukabona nta kintu icyo akora zigukanga azi no gutera ubwoba ni ntari ziritse yego abantu wenda ndashaka kubwira ngo bareke gutinya Satani n'ibikorwa bye kandi impamvu ndi kuvuga ngo bareke gutinya Satani n'ibikorwa bye nuko Satani yafasha abakozi be abaha amakarita n'amajiri n'abajeti mva baranyanyagiye bagezeho urabamenya bafite amakarita n'amajire yabageze abajeti ntubona nka kuri MTN ifite abakozi na shitani ni kamera kugira ngo akazi ke karusheho kwinjira ariko nukuri hari ijambo rivuga ngo abamwemeye bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana kandi ngo abo ngabo ntago bigeze bavuka kubw'ubushake bw'umugore n'umugabo ahubwo bavutse kubw'imbaraga z'umwuka wera noneho bantega amatwi kandi banyumve kuko ibi bintu ndi kubabwira wenda ndaza no kubanyuriramo gatoya mu buhamya ndi kubabwira ibintu nirebeye Satani afite ubushobozi n'uburenganzira ku bakozi be ariko ku bana b'Imana nta bushobozi dufiteho nta n'ububasha dufiteho ahubwo ngo hahirwa abamufitemo imbaraga uyu mwami hahirwa abamufitemo imbaraga ndashaka kwamamaza cyane ko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'iza Satani abantu biringira Imana kuko naho baba bageze mu rupfu bakongera bakaba bazima abantu nibiringira Imana kuko naho wayiringira ukagera muri moruge uzongera ubeho ugira umwuka w'abahumeka naho wagera kuri finali uzagaruka ku itangiriro ndashaka gushishikariza abantu kutagirira ubwoba Satani kandi no kwizera Imana bakayigiramwo imbaraga kuko batangiye gucogora Satani ari gushyiraho ibikorwa n'iterabwoba agatera abantu ubwoba akabereka yuko nibatareba ukuntu biyeranja batazabaho batazakira batazarenga umutaru ariko abantu biringiye Imana nta kibazo bafite amen waruvuze ngo uraza no kutunyuriramo mu buhamya wenda mbere yuko twinjira mu kindi kibazo nifuza kukubaza wabanza ukinjira muri ubwo buhamya ho gatoya wenda reka mbabwireho gato nubwo ntago mba nkeneye kubivuga byeruye kubera ko ndimo kubirundanya Satani aherutse gukora inama ayikorana n'abo bakozi be yahaye ikarita na jire ayishyiraho n'abajeti be kugira ngo ibikorwa bashaka kunkorera wenda byihute cyangwa bingereho vuba ariko nabonye Imana hari ikintu gerutse kumbaho byari ikintu gikomeye
nabonaga ari nka finali. Hari ahantu ugera ugatangira gutekereza ibyaha wakoze kugira ngo wenda ubyihane cyangwa ubyitature. Hari umuntu naba narahemukiye, hari umuntu naba naragiriye nabi, kuko ubona ko birangiye ugiye gupfa. No kuvuga ngo aho hantu niho naringeze. Warugeze ahantu ubona ko ugiye gupfa. Ko ngiye gupfa. Nahakoye amasomo menshi kandi nasanze abantu nkanjye Imana itajya batanga ngo bapfe. Yego. Kuko hari ukuntu igikubita umubare ikavuga iti uyu nguyu yagiye naba mpombye. Niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo tujye dukora ibintu bituma Imana iduhora itubanamo abantu b'umumaro ndetse n'inyungu. Hanyuma Satani akora inama aravuga ati mama Charlene ngomba kumwica kuko nanjye yaranyiciye. Ngomba kumwica kandi nkamwica urupfu ruzamenyekana ku isi hose, bakamenya ko nanjye shitani nzi guhana abantu bose banyiyenzaho, kuko ngewe mbangamira Satani kandi n'ubu sinje kumubwira ko nje kumusaba imbabazi kubw'ibitero bye. Ntago nje kumwihohoraho, nzamubangamira paka nk'umusoda. Yego ko nuko. Rero bapanga kunyica. Bapanze kunyica baravuga ati batuye umugore nitumurasa bazadukoraho ankete. Ngo ngende kuvuga Satani kuko niwe ukorera mu bantu. Nitumwica bazadukoraho iperereza tu, kuko iki gihugu cyacu burya nacyo nubwo umuntu apfa akagenda ariko burya urabizi ko amaherezo bafata abantu bakabafunga babamenye. Noneho baravuga bati hoya reka dushaka ubundi buryo. Ariko ndashimira Yera bajya inama nayo ikora iyindi. Baravuga bati reka tujye gushaka imiti dukoresha imbaraga z'abarozi. Bajya kugura imbaraga z'abarozi zikomeye bazishyira mu muntu arasara. Nakubwiye ko nzabyerura mu minsi iri imbere. Reka nanagusabe duse nk'abarekira aho ngaho kuko tuzakora ubuhamya burambuye mu bindi bice bizakurikira. Abantu bakomeze bakurikira mama Charlene bazagenda babyumva uburyo wari ugiye gupfa, uburyo bari bakwishe, ubona ari ku munota wa nyuma, ubona ari finali, ubona byarangiye. Bizaba ubuhamya bw'ama episode. Buzaba ubuhamya bw'ama episode. Gusa bamenye ko Imana yandinze. Yego, Imana yarakurengeye. Barabyutse mu gitondo kare baje kureba ko intare zakuriye. Yego. Ariko basanga bohereza n'abampamagara kuri telefone basanga ndahumeka. Basanga uracyahumeka. Ndacyahumeka. Imana yandindiye umubiri, indindira ubugingo. Amen. Impa ubuzima, impa kubaho, mu kuri mbayeho neza ari imbere ari inyuma, no mu mwuka ndetse no mu mubiri no mu mutima. Imana no mu mutima. Imana inyongerera imyaka yo kubaho, indinda urupfu rubi rwo kwicwa n'abantu bantwikiye mu nzu no gupfa ntwikiwe mu nzu. Yego, kandi se kugiye kubivuga kaye navuze ko tuzabigarukaho. Oya, aha hantu bari guhita bagira akabazo ariko mbabwiye akanyine ibindi bazabikurikirana ubutaha. Yego. Mama Charlene, uyu mwaka wa 2023 turi gusoza, ni umwaka waranzwe n'ibihe bikomeye cyane, ndetse nk'uko mbyumvishe nawe n'umwaka wari ugiye kuguhitana. Ni umwaka wadutwaye abantu batandukanye kandi b'ingenzi benshi cyane, harimo n'abakozi b'Imana, abapasiteri. Ni umwaka udasanzwe. Nanjye ku bwanjye wantwaye umubyeyi. Ni umwaka twavuga ko abantu batazibagirwa. Kuri wowe uyu mwaka wa 2023 wakugendekeye uti? Ganze nkubwire. Uyu mwaka nawubonyemo ibyiza biruta ibibi. Wenda ntabwo ndi bubisobanure neza, ariko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ndumva hari kuri 12 no kuri 18 ngira ngo so kwa gatandatu no kuri 12, ariko ntabwo nizeye ko aya matariki ntabeshye, ariko nzi ko ari mu kwa gatandatu. Yego, nawuboneyemo ibyishimo. Hari igihe nzabisakaza bibwira abantu. Nakubwiye ngo ndi kwegeranya ibyiza Imana yakoze, ndi kwegeranya ubuhamya bw'amakosi nanyuzemo, byose nzi ko bizagirira abantu umumaro. Ariko ngewe ntago uyu mwaka ku giti cyanjye
nawubonyemo ibyiza biruta ibibi nabonye. Yego. Nabonyemo ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, nari ndindiriye imyaka myinshi. Nari ndindiriye imyaka myinshi, isezerano ryanjye rikomeye rirasohoye. Ryarasohoye. Aha. Ubwo rero reka nkubwize ukuri. Ubu dayimoni bwose bwanyiyenjejeho muri uyu mwaka. Bwarahwereye. Nta n'ikintu bumbwiye, icyo kintu Imana yankoreye cyatumye n'ibibi byose byabaye muri uyu mwaka mbifata nk'ibitariho. Ikindi uyu mwaka niwo nabonyemo perimi. Ariko uyu mwaka wabonyemo ibintu byinshi byiza. Imodoka mva. Nubwo bandi bawugendeyemo, ariko nawe wari upfiriyemo. Ariko hari n'ibyiza, kandi kuko dukwiye kuvuga ibyiza twahuye nabyo kurenza ibibi. Oya, tujye tubivuga rwose, kuko ngiye kurira gusa Imana yazampana. Si uko kubeshya. Uzi ikintu kimbabaza? Mbabazwa n'ukuntu ntarabona ukuntu mbivuga. Shango mbibwire umuntu urarya nkumva ngiye kubivuga. Ariko ntago ndi bubivuge. Mbabikiye ibintu byinshi. Utubwireho gatoya. Na gatoya nababwira. Niyo mpamvu rata wavuze ngo meze neza, ngo mu mubiri, ngo no mu mutima. Ariko reka nkubwire. Ariko ubwo abantu nta kintu bumvamo. Nta kintu bashobora kumva kuko ntago wagikeka. Umva nkubwire Cyprien. Uzi ko iyo umuntu ari Kw'ikosi abasa nabi. Abasa nabi. Aba yambaye nabi, yivuruguta, yarananutse, atisiga, aba ameze nabi. Ariko iyo arivuyemo ba bahungu bamubanira nyine bagira gutya. Nawe nyine nibareba ukuntu usa. Ubwo nyine nanjye navuye Kw'ikosi, Imana nyine ireba ukuntu ingenzi. Nta muntu ushobora kujya Kw'ikosi ngo aveyo gutyo. Yego. Oya. Uyu mwaka utubwiye ko wabonyemo ibintu byiza gusa. Twumvishemo perime n'isezerano. Ibindi byo ntago nabivuga, ntago ari igihe cyo kubivuga. Yego. Ariko birahari byiza kandi byinshi. Ni episode. Yego. Bizagenda biza. Hanyuma wenda n'ibindi bintu byiza tugenda dukuramo. Nuko hari amasomo menshi umuntu aba yarafashe. Kandi ashobora kukugirira umumaro muri sosiyete. Yego. Aba bantu twabuze kandi twakundaga mu buryo budutunguye, naryo ni isomo Imana yari ishatse kuduha. Nuko twebwe icyo tureba ni kimwe. Turareba ngo barapfuye, ariko burya Imana ibivuze ngo nawe ariko bube tayari to. Wiyeze witegure we maso. Ahubwo turi abantu tuzi kurira tukarira, aragiye. Ariko nubona umuntu agiye akagenda nta n'agacurane, akagenda yakoreraga Imana kandi kamukunda, afitiye abantu umumaro, afitiye imbaga nyamwinshi umumaro. Wowe udafitiye umumaro n'abantu 5 ku isi, ujye uhita wicara utekereze ngo Imana itinyutse gutwara uriya nkanjye rugafifiti, bizagenda bita umunsi naje. Yego. Ibishatse kutubwira ngo ndamujyanye, ariko nawe nzaza. Yego. Ahubwo nkibaza ngo nkanjye ningenda nkawe je ikaza mugacakirana Nyabugogo, muntu nkurikiye, ugacakirana nayo uri kuri moto, ugacakirana nayo uri muri kwasteri, nimucakirana muzacakirana uturutse. Uzaba uvuye kuri kamera guharabika abantu, uzaba uvuye kuvuga ngo uje kumena umuceri. Oya, mbabarira umbwire, nimucakirana umaze kuvuga ngo uje kumena imiceri y'abantu hano kuri kamera, urumva uzaruhukira he? Uzaba usohotse muri logi, uzaba usohotse mu kabari. Icyo kintu rero uzaba usohotse niducakirana nayo nkuko iri gucakirana n'abandi. Ndi kubona abana bato bari gupfa, nkabona hari urupfu rwatewe. Ntago nari mari kuri kamera, ari ndiga ko Kw'ikosi. Noneho ndabyitegereza, ndavuga ariko ko narinzi ko Theo wapfuye, twese bigiye kuduha isomo tugahinda umushyitsi tuti niwo mwanya w'ubugome tugize, niwo mwanya wo kugwa, niwo mwanya wo kugaragaza kamere z'imitima mibi abantu bafite. Nahise ntangarira abantu, ntangarira ibintu. Rero nibyo byago biri kuba tujye tubikuramo isomo, uvuga ngo nincakirana narwo nzaba mvuye he? Ariko wenda kugira ngo
nanjye mfite amatsiko ku bintu wavuze. Hari isezerano ryasohoye n'ibiki uvuga ko uzabivuga nyuma ahantu watinze. Ariko icyo nshaka kukubaza wenda tuganira ntago ari n'ikibazo, ariko nawe ahita bibaza byinshi. Umuntu afite amasezerano yo kubaka inzu, yo kugura imodoka, umuntu afite amasezerano y'ubukwe, umuntu afite amasezerano ya fiancé n'ibindi. Ni muri uruhe ruhande iryo sezerano ryasohoye? Reka nze nkubwire, muri ibyo byose uvuze amasezerano ni menshi. Yego. None se nta nubwo habaho amasezerano yo kuvuga ngo nzaguha inshuti z'umugisha? Ntago haba hariho amasezerano y'uko izaduha ibibanza i Kigali cyangwa amayetaje. Ntakereka tugume kuraka. Imana yaguhaye inshuti z'umugisha. Impamvu ntahita mbivuga. Ibitangaza Imana inkorera kigaye ndi nsenga kugira ngo Imana inyigishe uburyo mbivugamo, kukubwira abantu ko uri kubaka inzu bagahita bakujyana ipfiye. Ubwo rero mu mpamahoro naraje kuri kamera mvuga ko muri firigo yanjye habamo inkoko, habamo ifi ya fire n'iy'amahwa. Wari ubizize? Vuga ngo narabizize kuko ndabizi ko ubwa mbere bajya kuroga abana banjye uwagiye kubikora yaravuze ngo hargerwa avuga ngo muri firigo harimo amafi n'inkoko ngo azongera birye. Nkubwije ukuri ko namaze umwaka rwana n'amarozi, namaze umwaka wose firigo narayikinze, narayicomoye. Namaze umwaka wose kwizini, umwaka nturenga, namaze umwaka urenga kwiziniyeri ntakicanaho. Uri kumva? Namaze umwaka barabikoze, namaze umwaka wose ntabona moto, turuwasa ya moto mu gihe nari mfite imodoka. Have rero ubu nuko ugasega se Mana bino nzabivuge gute? Ntago ari ukuza ngo haleluya. Ubu muri ibi biganiro haba hari abaje kwati yongeye kwegura gatwe, hari nabazi ko naheze yo ntazagaruka, ariko mpera hehe ubundi nari narajye. Ubwo rero have rwose, ariko nzabivuga tu. Yego. Urakoze cyane. Birumvikana ko ari mu ma episode azakurikira uzagenda ubibwira abakunzi bawe. Hanyuma rero uyu mwaka 2024 tugiye gutangira ejo bundi, witeguye gute? Niki wabwira abakunzi bawe ubazaniye muri uyu mwaka? Ni nkaho hari ibyo natangiriyeho nkubwira. Mu mutima wanjye huzuyemo, nuzuye imbaraga, nuzuye umwuka wo gukorera Imana nk'ugiye gupfa. Yego. Gukorera Imana nkaho nta gihe mfite inaha. Kandi huzuyemo kuba umuntu w'umumaro ku muntu uwo ari we wese, ari umwanzi ari n'umukunzi. Kandi none nkubwira kandi kantu, Imana yampaye undi mutima Cyprien ntigeze muri uyu mwaka. Imana yampaye umutima wo kubabarira abanzi banjye. Nkumva nasuhuzanya nawe, nkumva twakorana ibiganiro. Ni intambwe ikomeye ku buzima bwanjye, kuko najyaga mbwira Imana ntiziriya nyagasozi zawe uzagende wibanire nazo, ngewe nzibana ntago nazishobora. Ariko ubwo yuvuze bawe ukavugamo ko mwakorana ibiganiro, ubwo nyine birumvikana ni kuri iyi mihanda ya YouTube. Ni kuri iyi mihanda. Hari ahandi mbafite. Yego. Urumva ibyo byose navuze narabyihannye ngo inyagasozi inizira ni inyagasozi zawe, kavuga intimba tuzibane n'utura n'udusimba nuko, kuko nago nari nzi ko abantu baba babi ku rwego rumeze kuri kandi banasikejejwe. Muri make uyu mwaka Imana yampaye undi mutima mushya, si ukubeshya ukuvuga ngo umuntu yaranyanze, ngo umuntu yaje kumvuga kuri kamera, hari ukuntu mubabarira mu gitondo bikagaruka. Ariko Imana yampaye undi mutima wo kutabiha umwanya, wo kutabitekereza, mbese wo kutababara ngo ngira umuntu ntindaho, numva abantu bose ndabababariye. Uwo mutima rero ni umutima nawo hawe muri uyu mwaka. Ni ikintu gikomeye Imana yampaye. Nagiraga ibyishimo nkishima, ariko bikagera aho bigarukira. Ariko ubu ngubu ibyishimo ufite nta mupaka. Uranezerewe cyane. Mbese muri make hari ukuntu twari tuzi ko iyo umuntu akwanga utagomba kumuvugisha, utagomba kwicarana nawe kuri kamera, utagomba gusurana nawe, ariko amakuru namenye
namenye ko umuntu nakwanga ukabimenya uzamusure abo naguha ikaze cyangwa nawe ukayimwaka akayiguha uzamusure. Ntabwo ugezeho waba ufite ubwoba ko mu byakuzimanira. Reka nze rero nkubwire ubwo bwoba bavuga ngo umunyamakenga yabonye ikibi kije arakikinga. Abo twita inshuti nibo bagome ba mbere. Cyo narakirebye. Dufite ukuntu tuzi guca abantu mu byiciro ariko yabajije imitima niyizi kuyiringaniza. Uyu kamufata ngo uyu ni umwanzi wanjye, uyu ngo niwe mukunzi wanjye. Nasanze rero abo twita abakunzi sanga n'abo twita abanzi bose ari bamwe. Ahubwo kuko umuntu atajya kuba mu ishyamba ngo abane n'ibisimba, bana nabo umenye uko ubana nabo. Nubana n'umuntu uzi ko ari injajwa numugeraho ujye umuhisha ibanga, ariko uzabana nawe. Nubana n'umuntu uzi ko ari umwicanyi naguhamagara mu gahegeni cyangwa akakubwira ati duhurira aho, nawe urabyumva nyine uzamwirinde. Naho kuvuga ngo uzabahunga, uzabimuka se n'abo mukorana mu kazi ubimuke, uzabimuka se mu gipangu muri amanegeka ukodeshamo nimba utaragira ubushobozi bwo kuba mu gipangu cyawe wenyine. Muri make tuzabana nabo paka, ako kantu nakamenye. Ubu rero uwunyanga uwo nabimenye n'uwo ntabimenye bose ngomba kubana nabo, ariko ku bwanjye ruhande. Akakomeze nk'umuntu uri kubatera ubwoba. Hoya ntago ari ukubatera ubwoba kandi ndi kubisanzuraho ko nta kibazo. Ntago ndi rwose pe. Ubu numva umuntu wese tugomba kubana uko byagenda kose. Yego kuko nasanze uzabana nande uwo wita mubi ni umugome, noneho uwo wita mwiza niwe mugome hanyuma y'abandi. Hari n'igihe uwo wita umugome ari we muntu mwiza, si cyo kibazo. Ngo rero n'utwo tuntu mwabantu mwe mwishyizemo ngo ura ni umugome, utwo tuntu uzatureka abagome ntago urababona. Uzamubona umugome yagukorogeye icyayi namara kugikorogana gisengere, urumva habwira Imana tukeze kandi yashyizemo murangizi. Nukuri yo ni intambwe ikomeye Imana yanteje kandi nashakaga kurenga imbaraga z'abakwanga bakuvuga, aho kugira ngo ucogore bakaba ari bo bacogora. Ujye ubazirikana no mu isengesho. Ndabazirikana kuko Bibiliya iravuga ngo musabire ababanga cyane, ndabazirikana ukabasengera. Kuko ni intambwe ikomeye kandi abantu batagira. Umuntu kwanga ushobora kumusengera ukamwifuriza ibyiza. Nabimwifuriza kugira ngo Imana ikomeze ingirire neza, abibone kandi binamuhindure. Izo mbaraga ntizoroshye kandi koko umukristo wese akwiye gutera iyo ntambwe. Ariko ngiye kukubwira uwo nasabira. Wowe wagize ute? Uwo nasabirana kamumbwire. Tugiye kubeshya imbere y'Imana kuko ibi bintu tuvuga tuzabibazwa. Umuntu usabira nabi ni umuntu ndoga. Shasipiriye reka nze nkubwire ubu koko mbe ntago aho ndahagera. Umuntu ndoga unankubitisha inkuba. Icyo cyo rero ngewe ntago ajya ni ubwo aho ngaho Imana nayo izahampa imbaraga. Ajya ni Stefano bateye amabuye ntibari bari kumwica. Bari kumwica ariko aravuga ngo Mana bababarire. Oya abo ngabo ntabwo izo mbaraga ninzibona nabwo nzaza mbibabwire. Umva abantu mu ndoga ngize Imana nakumva ngo ejo wapfuye pe. Ntago have we shawe nkwikira mu nzu kubera uburozi bwabo. Hoya pe nishushanya ndavuga ko nkwaturaho umugisha. Ntawe ngusabira ahubwo upfuye nyine kuzi ko bapfuye ariho uruhuka. Uwo muntu musengera gute? Uwo muntu mbwira Imana ngo izamwice kandi ntijye mwica. Ubwo se mbeshye have akosha ndaguha aka video urebe umuriro yaranshyizemo agiye gutwika inzu yose. Ubona ahantu inzu ishya ari uburozi yaragiye kubugura. Kandi n'ubu mba ngenda abankubitisha inkuba zo kumanywa, abo yohereza imbaraga z'impanuka. Ibyo ubu ngenda mbisimbuka. Umva rero singiye kubeshya kuri kamera, mpora mbwira Imana ngo wambabare yagapfa ariko nta napfa nicyo kibazo. Ahora ari mutaraga. Ariko Imana izampa imbaraga zaho. Imana izaguha imbaraga zaho kuko umuntu ariko izamunyicire mpumeke. No mwifuriza gupfa rero ntago biraba bikunda. Ntago azapfa. Bibiliya ivuga iki ngo umurozi ntakagira ate? Ntago shanzari shaka aho riri
ngo umurozi ntakabeho ubu koko ngira impuhwe ziruta za Bibiliya oya pe oya hoya ntacyo byari byo byose ubwo nawe naza kubona ikiganiro oya arakibona aba no mu bantu ba mbere babakiriye asanga ari no mu batera comment imbere okay yego ibyo ngibyo byari nagaciyeho kandi koko nta wakurenganya umuntu agira urwego abagezeho akumva hari ibyo yabasha kwihanganira hari n'ibyo atabasha kwihanganira kandi koko uko umwana w'umuntu akoze kwihanganira umuntu umugirira nabi biragoye ariko kandi uwo murozi icyo twamwifuriza nuko yakizwa agahinduka akareka ubugome Imana ikamugirira neza ubwo usanze aba mu rusengero yigisha n'ijambo ry'Imana none wamusabira iki uwo ngo wabagoranye ni ukuri kose aba mu rusengero uwo ngo waragoranye Bibiliya ntashaka kuyishyira hasi uwo ngo ni intaza tawa rero uwo ngo waragoranye ubwo rero wibaza ikintu uzamusabira kandi biterana bijyamo ijambo ry'Imana ari postinga inyigisho zikurikirana ubuhanuza bwumva uwo ngo uramusabira gukizwa kangahe ese wabwiwe n'iki kari bukuruga reka tuharenge ntacyo ibyo ni ibindi bisanzwe biraho byo mu buzima busanzwe kandi igihe cyo gutanga ubuhamya yavuze ko kitaragera wenda nuhagera uzabitubwira mama Charlene rero wenda tugana ku musozo wavuze zimwe mu ngamba nshya ufite muri mwaka 2024 ariko watubwiye nk'imwe cyangwa ebyiri ntago wazinjiyemo neza ariko noneho muri uyu mwaka 2024 mu bijyanye n'ubuzima busanzwe mu bijyanye n'imibereho mu bijyanye n'uburyo ubanye n'abantu ni ikihe kintu wumva gikomeye uzakora abanyarwanda ndetse n'isi yose bakabona ko koko mama Charlene avuye Kw'ikosi ari umuntu udasanzwe reka nze nkubwire ndi kwaka Imana imbaraga n'ubushobozi hari ibintu bimaze iminsi bimbabaza nubwo ntabasha kubikemura byose yego mba numva nabwira abantu Imana ariko nahura n'umuntu ati mama Charlene ndi umufana wawe sibyo hari ukuntu ugenda mu nzira ukabona umuntu amaze nka 5 atarya yego basi ajya arya ku bwanjye wenda arye wenda nk'igikombe cy'amata ku bwanjye wenda iryo joro ajya arya kubera njye sibyo wenda uwo mwenda azawambare kubera njyewe wenda iyo minerivare azayibone kubera njyewe muri make mba numva ngomba kugira ubushobozi bwanjye ku giti cyanjye sibyo ntagiye kwaka inkunga yego ngo hano kuri mama Charlene official nubwo atari bibi ababikora nta kintu bitwaye ariko nyema numva ntabishobora nkumva Imana yampa ubushobozi bwanjye ku giti cyanjye kuko nubundi bimvuga ndabikora mu rwego ruciriritse rwanjye ndiho ariko mba numva ngomba kwigisha ijambo ry'Imana rijyanye n'ibikorwa yego aho kugira ngo abantu bampa amaturo ahubwo mba ari njye uyabaha aho kugira ngo abantu bankorere mba ari njyewe ubakorera nimba umuntu ampamagaye ati mama Charlene nsengera ndapfuye akandirira kubera inzara ndi mu kigeragezo cy'ubushomeri cy'imyaka 10 ndi mu kigeragezo kimeze gutya musengere ariko mwoherereze na 5 yego kuko nicyo kintu nifuza muri make ndifuza kugira ivugabutumwa ry'imirimo ariko nanone nkumva nkeneye support yego ntagiye gusabiriza ushaka bizana reka nkubwire hari uburyo Imana mubana yego ikagwa nk'ibihumbi 100 buriya ku bihumbi 100 haba hariho support ugomba kugiriraho neza abantu kandi burya no ku bihumbi 5 nkurahiye Uwiteka hariho support no ku bihumbi 5 hariho inkunga kuko Imana ntishobora kumbaza ibyo ntigeze nkora muri make hari ibintu by'umwanda bisigaye biriho kwitwa ko ndi umukozi w'Imana yego hanyuma ho kugira ngo mfashe abantu bakaba aribo bamfasha iryo zina riteye iseseme iryo zina rirabangamye muri iki gihe tugezemo
Yese mama Charlene ushatse kuvuga ko uri umukozi w'Imana nta muntu wagufasha ariko se bajya kugufasha waje kubisasibiriza no kuri kamera ndi mu bitaro nkajya gupostinga sibyo bankuyemo ijisho nka postinga sibyo narwaje abana banjye bari mu bitaro nkajya uwo mwanda singushaka sipirereka nkubwire hari ibintu Imana ikora ikoresheje abantu kandi utababwiye kandi bikabera iriya rero niyo nkunga ibiturutse ku Mana niko bayita bikabera niyo mu gikari ntagire ubimenye bikasohoza rya jambo rivuga ngo kuboko kw'iburyo ni gukora ikintu hobe ibintu maze mu minsi byose nkaba narabifashe narabipostinze mama Charlene arenda gupfa mama Charlene abana yarwaje abana bagiye mu bitaro bahora kwa muganga uwo mwanda singushaka nkeneye support iturutse ku Mana support iturutse ku Mana kubera icyo byita umwanda aho wenda nturibuze guhutaza ababikora bumva bari gukora neza reka nze nkubwire impamvu ari umwanda ni ukubera ukuntu twabaye iciro ry'imigani nigeze numva abantu babivuga kandi ibyo bavuze nibyo ariko abantu bo kuri YouTube ararwara agashyira kuri stati yagira gute agashyira kuri stati ngo buriya ni uburyo bwo gusaba amafaranga noneho n'abatabikorera ubwo buryo bwo kugira ngo bamenyeshe abafana babo ibibazo barimo kuko nta n'icyaha gihari iyo umuntu ari umusitari ngo ubuzima bwe bujya hariya ariko nanone mu banyamahanga bikagaragara nko gusaba hari ibintu twagiye tubona kuri iyi mihanda ko hari ababikora kugira ngo noneho harimo n'ababeshya umuntu akabeshya ati umugore wanjye aratwite ejo ati umugore wanjye yabyaye none ugasanga iyo video y'umugore we yabyaye akayohereza nka 3 mu mwaka ukibaza ngo mbese umugore we atwita 3 mu mwaka ubwo abantu ushatse kuvuga ni abantu basabisha ubwo buvideo n'ubwo bufoto muri ubwo buryo kandi ari abakozi b'Imana noneho muri societe tukitwa abantu bagomba kwirwa bafashwa bamasikini ariko kuki twe tutafasha mu ijambo ry'Imana ngo tunabafashe no mu ikofi aho kugira ngo badufashe inkunga rero ituruka ku Mana ni ibintu Imana itekereza iri mu ijuru ikanyura mu bantu yiremeye kuko barahari wajya kubona ukabona message nta muntu waririye wajya kubona ukabona umuntu araguhamagaye nta muntu watakiye iyo niyo nkunga ituruka ku Mana ariko ninzano kuri kamera nti rero nari maze iminsi nararembye nenda gupfa ndagenda nta n'ikintu sigaranye burya niyo mvuze ngo narakennye ngaruka ari uko mpazi sinshobora kugira ikibazo cy'amafaranga ngo ngaruke mvuga ngo ntayo ufite ahubwo ntango buhamya bw'uko nayabuze ariko nkaba nyafite kuko mu minsi itambutse mu gihe gitambutse nkubwira ukuntu umuntu yagize umujinya akajya kundogesha nkasigara mbura na turuwasa ya moto na desa y'akagasabune gato sinkabone birabihe nta muntu wigeze yumva mvuga ariko nyuma Imana ingarutseho naje kuvuga ibihe naciyemo kandi ijya no kungarukaho ni inzira Imana yanyuzemo inyura n'ubundi mu bantu ubwo rero rwose umusada uturutse ku Mana niwo musada ugaragara neza kandi udateza ingaruka hato umuntu utazajya unamuhamagara ngo buragiye kunsaba utazajya unamusuhuza ngo buri ibibazo byamwishe hari izina dukwiye guhindura nk'abakozi b'Imana inda y'amafaranga ubuyuku n'ubuturi ntago ari ibintu byacu kari byo byeze ntago ari byo ariko zana ituro kandi burya abantu baguha dukesha spiriye ubuzima niguha zana ituro ngo usengere zana ituro ngo ukureho iyo karande zana ituro ibintu nk'ibyo kari byo byeze ntabwo ibyo bintu ari byo ariko ubwo mu buzimwe mu ntego ufite muri 2024 no gukorera nivuga butumwa ry'imirimo nivuga butumwa ry'imirimo kandi nta muntu natsi inkunga ngo nze kuvuga ngo mumpe hari abantu ndi gufasha kandi ikindi nanone nimba ibyo bintu nanabikoze ni ngombwa ko nza kubyerekana no kuri kamera umuntu umugurire matera umuzane ngo dore nagiye gufasha posting umuntu n'umugurire igitenge uzubivuge umuntu ni mumugurira akawunga muze mubivuge hari umuntu muri iyi si unezezwa nuko yatunzwe n'abantu ku buryo bajya kumutaranga mu bantu none bizagenda bite abo bantu baguhaye amafaranga kugira ngo bagusapotinge mu gikari bazabibwirwa n'iki ko umuntu natangirira icyizere ngo ngirire icyizere ko ntayaryo azayareke yego
icyo ni ibintu byiza. Nimba uzi ko mama Charlene ari burya amafaranga yareke. None se njyewe sinshobora gufotora ibyo bikorwa. Ari umuntu wigeze ampa amafaranga arambwira ngo hari umuntu ashaka ko njya kumufashiriza, ngira ngo ni nayo yampaye ya nyuma. Hanyuma arambwira ngo njyane na kamera. Ndambwira nti rero wa mubyeyi we, umbabarire njyewe ndakamera mfotore mbiguhe, ariko ibyo kujyana na kamera mukanjyana kuri YouTube ngo ntago bira bintu njyewe mbikunda. Yahise uwo munsi narabimufashije kuko abuze abandi, ubutaha biha abandi. Nimba umuntu koko kugira ngo yizere ko ibikorwa byawe wabikoze, ariko bijya kuri YouTube yamufotorere uyamwoherereze mu ibanga. Ibyo kujya kubishyira kuri stati no kujya kubijyana kuri YouTube ntago bira bintu bikenewe. Niyo mpamvu abantu bazasohora amamiliyoni, bagasohora amamiliyari, tukabandikira kuri comment ngo muri abantu beza, tukabashimira, tubakomere mu mashyi. Ibyo bintu bakazabitahira, bazajya muri cya gihe cyo kubarirwa imirimo Imana yayinyuza mu muriro ikagishya, bagasanga ingororano zabo byahuriyemo byabaye mahwe. Rero muri iki gihe mbashaka gukora, nimba ari umuntu mpfumbatishije akantu, ntago ari ngombwa ko uwo muntu anankurikirana ngo amenye uwo ndiwe. Gutya haba ndigurukiye ndagiye. Iriya mirimo yo mu ibanga, imirimo itazwi, ni imirimo tuzambikirwa amakamba. Amen. Yego, ibi nabyo tuzabikoraho icyigisho kuko shitani ari gushuka abakozi b'Imana. Yego. Reka rero tugane ku musozo w'iki kiganiro. Mwabyumvisha ibyo mama Charlene noneho aje azaniye abakunzi be, abamukurikira bose. Murabona ko avuye Kw'ikosi, ubu afite amapeta adasanzwe, ntago ari wa wundi wa mbere. Se mu mapeta ufite urihe? Ako urashaka ko mpita nditangaza bakaniga ritaranagera? Okay, reka tube turiretse. Nzaribabwira mu minsi iri imbere. Yego. Erega mbabikiye ibintu byinshi, nta nubwo ari ibyo gusa. Naha harimo ibintu byinshi byo kubwira abantu. Yego. Hano harimo ibintu byinshi byo kubwira abantu, cyane muri uyu mwaka wenda mu kindi kiganiro turabivuga. Yego. Reka rero dusoze ikiganiro tugushimira, ariko cyane cyane dushimira uyu muntu wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza gishoje, kandi tumubwire ngo akomeze agumane natwe kuko ibyahishiwe ni byinshi. Mu gusoza ikiganiro n'ubundi kandi noneho naje ntago bazongera kumbura. Yaje kabisa, muramubona ko yaje. Reka dusoze rero n'ubundi usenga Imana, ariko tubwire abantu, ufite icyifuzo, ufite igitekerezo, ufite icyo yifuza kubaza mama Charlene, wajya muri comment ukandika, ariko haba hariho na nimero ze, na nimero ya telefone. Wenda wamwandikira, rimwe na rimwe guhamagara hari igihe bisa nk'ibigora, ariko ushobora kumuhamagara ugasanga ari available akakwitaba, ariko yimwandikiye aragusubiza. Aha rero no kwisanzura, ni mu rugo, icyo ushaka kuvuga wakivuga, icyo ushaka gukora wagikora, ubwami bw'Imana bukarushaho kwaguka ku isi yose. Yego. Wadusengera tugasoza ikiganiro. Urakoze cyane mwami Imana yacu ko wabanye natwe kandi wadufashije. Turi mu ntangiriro yo kwamamaza ubutumwa, kandi tuje mu mbaraga zawe zikomeye kugira ngo tubere abantu ab'umumaro, kandi kugira ngo tube igikoresho cyawe cyejejwe ndetse gishimwa. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasengera abantu bakurikiranye mama Charlene official, ndabasengeye mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi. Ndabaturaho kumenya, ndabaturaho kujijuka, ndabaturaho kwaguka, mbatuyeho kuva mu bwiza bajya mu bundi, mbatuyeho kumenya Imana no kuyisobanukirwa, kandi mbatuyeho kumenya iby'ubutatu bwera, mbatuyeho kumenya imigambi ikiri ku mutima w'Imana, mbatuyeho kugirirwa neza n'Imana no gushyigikirwa n'imbaraga zawe. Iki kiganiro kibera umuyoboro mwiza abadukurikiranye, kandi ubaha umugisha. Abarwayi ubakize, abafite ibibazo bikemure, abari mu ntambaro barwanirire, abafite ibyifuzo ubisubize, abadafite agakiza ukabahe, abataye ubahe gutora, abatagufite bakugire. Hahirwa abagufitemo imbaraga, neza yawe ikayanganire ku buzima bw'abantu. Sengera abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, mwami Imana yacu, kugira ngo bakomeze kunyurwa no kunogerwa n'ubutumwa bwiza tubagezaho. Urakoze kubw'inkunga yawe, cyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen.